Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Niba utarakanda kuri subscribe kandaho, hanyuma tujye tubana mu buzima butandukanye mu biganiro n'amakuru byiza nk'iki ngiki. Benshi mu bakristu cyane cyane abakristu gatolika bakunda kwiyambaza Mutagatifu Rita. Ni umutagatifu ufatwa nk'uw'ibidashoboka. Uyu mutagatifu yanyuze mu buzima bukomeye tugiye kugarukaho muri izi nkuru. Yanyuze mu bigeragezo bikomeye kugeza no ku kwinjira mu muryango w'abihaye Imana kwe byabanje kuba nk'ibigorana. Urushako rwe rwaramugoye, ariko kubera ubukristu bwe no kudatezuka yaje kubibonera ibisubizo, ari nayo mpamvu ari mu rwunge cyangwa se ari umutagatifu. Mutagatifu Rita yavukiye i Rocopolena mu Butaliyani mu 1381. Ubusanzwe yitwaga Margarita, ariko abaturage bagahina izina rye bakamwita Rita. Nyina wari umukristukazi w'indahinyuka yahoraga amutoza kenshi kuzirikana ububabare bwa Yezu ku musaraba. Rita amaze gukura yashatse kwiyegurira Imana, ariko ababyeyi be bamuhitiramo gushaka umugabo. Bati, ni wowe dufite wenyine kandi dore turashaje, dukeneye ko uguma hafi yacu. Ayo niyo magambo ababyeyi be bamubwiye. Nuko Rita yanga kubabaza ababyeyi be, hanyuma yemera gushaka. Yashyingiranwe n'umugabo witwaga Paulo, babyarana abahungu 2. Uwo mugabo ariko nyuma amubera umuhemu, amufata nabi cyane, akamukubita, mbese akamugirira inabi nyinshi. Rita akomeza kwihanganira izo ngorane zose, agasenga cyane, akita ku bakene n'abarwayi, akabafasha, mbese agahozaho mu kwihata imigenzo myiza y'ubutagatifu. Ibyo byose ntibyamubuzaga no kwita ku rugo rwe. Rita yahoraga asabira umugabo we mu isengesho rihoraho n'amarira menshi. Bitinze Imana yumvise amasengesho ye n'amarira ye, maze umugabo we wari icyago ahinduka umukristo mwiza, babana mu mahoro. Nyuma yagize undi musaraba uremereye, apfusha uwo mugabo we, akurikirwa n'abahungu be bombi, asigaraho wenyine. Nuko asaba kwiyegurira Imana muri monasiteri y'i Kashiya. Babanza kumurushya, ariko Imana iramugoboka, baramwakira. Bavuga ko bamaze kumwangira kwinjira muri icyo kigo, ijoro rimwe abatagatifu 3 ari bo Yohani Batista, Agustini na Nikola w'i Tolentino binjije Rita muri icyo kigo cy'abihaye Imana mu buryo bw'igitangaza. Maze umukuru w'uwo muryango bikamuyobera, kuko inzugi zose zari zikinze. Uwo mubikira ukuriye urwo rugo ntiyajijinganyije mu kwakira iyo roho yari ije ishaka kwiyegurira Imana aho muri urwo rugo. Rita amaze kwakirwa muri uwo muryango w'ababikira bisunga Mutagatifu Agustini, yakomeje umugenzo mwiza wo kwiyambaza Imana, kwigomwa umugati n'amazi, kwibabaza no kurara asenga igihe kinini mu ijoro. Iyo migenzo myiza yayikomeyeho ubuzima bwe bwose. Igihe kimwe ari imbere y'umusaraba wa Kristu asenga, ihwa ryavuye ku kizingo cy'amahwa kiri ku mutwe w'ishusho ya Yezu, nuko rimukomeretsa mu ruhanga. Icyo gikomere akigumana ubuzima bwe bwose kuko kitigeze gikira. Yaje gufatwa n'indwara yamaranye imyaka 4. Nyuma y'icyo gihe Yezu Kristu bwe yaje kumubonekera ari kumwe na nyina, aje kumumenyesha ko ikamba ry'amahwa rigiye gusimburwa n'ikamba ry'ikuzo. Yakoze ibitangaza byinshi cyane akiri ku isi na nyuma y'urupfu rwe. Mu 1710 hari umunaki wo mu muryango w'abihaye Imana ba Mutagatifu Agustini wise Mutagatifu Rita ku nshuro ya mbere umutagatifu w'ibidashobokera abantu.
kuko ahanini Imana yamukoreraga ibitangaza bikomeye kubera ukwemera n'ukwizera yari afitiye Imana. Urugero, amahane y'umugabo we yari arenze ubwenge bwa muntu, kuba yarashoboye kwinjira mu muryango w'abihaye Imana umuryango ufunze bigatuma bamwakira. Igihe yari agiye gupfa, yasabye mubyara we kujya kumuzanira ururabo rw'iroza, kandi icyo gihe nta rurabo rwashobokaga kuboneka mu gihe cy'urubura rukaze. Uwo mukobwa yaragiye ararubona. Ibyo ni byo kandi banahereyeho bamwita umutagatifu w'ibidashoboka, umutagatifu utanga ibyo bari barahebye, Sainte de cause désespérée et de cas impossibles. Rita yitabye Imana ku itariki 22 Gicurasi mu 1457. Igihe Papa Urban wa munani yamushyiraga mu rwego rw'abahire mu 1628, hatanzwe ubuhamya bw'ibitangaza birenga 300 byakozwe kubera kwiyambaza mutagatifu Rita. Papa Leo wa munani niwe wamushyize mu rwego rw'abatagatifu ku itariki 24 Gicurasi mu 1900. Mutagatifu Rita yizihizwa ku itariki ya 22 Gicurasi muri Kiliziya Gatolika. Ayo rero niyo mateka magufi ya mutagatifu Rita. Ku batari bazi ubuzima bwe, ayo niyo mateka magufi ya mutagatifu Rita. Ni umwana wavukiye mu zabukuru kuko ababyeyi be bamubyaye bashaje, nubwo we yashakaga kwiyegurira Imana. Abo babyeyi ntibamukundiye, dore ko bo bari bakeneye kwibonera utwuzukuru kandi bakaba bari bonyine. Nk'uko twabigarutseho, yaje kwemera ko bamushyingira Paul cyangwa se Paulo Ferdinando, wamubereye umugabo w'umunyamahane kurusha intare. Babyaranye abana babiri, maze ubugwaneza n'ubupfura bwa Rita bugenda buhindura uwo mugabo gahoro gahoro. Nyuma y'imyaka 18 rero babana, Ferdinandino yaje kuba umunyamahoro cyane kugeza ubwo abanzi be bamwivuganye, tabarwanyije ngo abivugane kandi yari indwanyi y'ikirangirire. Icyo gikorwa abana be ntibakihanganiye na gato, ku buryo bakuze bashaka guhorera se bidasubirwaho. Rita yakomeje kubigisha no kubinginga ngo bareke ibyo bitekerezo n'izo nzira, biba iby'ubusa. Abonye ko ari ntacyo yabikoraho kandi yiyemeza gusaba Imana ko yabitwarira aho kugira ngo ababone bahindutse abicanyi. Aho Imana yumviye isengesho rye, uyu mubyeyi wari umaze kuba umupfakazi n'incike, yari asigaye wenyine rudori. Yahagurukiye kunga imiryango yari ishyamiranye aho mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nabo amaze kubabarira abishi b'umugabo we, yinjiye mu kigo cy'abihaye Imana biyambaza mutagatifu Agustin, Ordre de Saint Augustin, ngo Yezu ahindura isi n'abo yacunguye. Muri uwo muryango, bagenzi be batangariraga ukwihangana n'ubugwaneza bye bitangaje. We wavutse mu 1381, yatabarutse ku itariki ya 22 Gicurasi, ari wo munsi Kiliziya imwibukiraho nk'umurinzi n'umuvugizi w'abihebye, kugira ngo ibyifuzo byabo bihinduke nk'indabo nziza zigenewe Yezu wazutse.